ibintu byose Bibiliya ivuga ku Mana n'ubu Imana yabikora, n'ubu Imana irabishoboye kandi ijya ibikora. Yesu ashimwe. Nitwa Pastor Kayitare Jean Baptiste, nko babwiye, nturuka i Kabarondo muri paruwasi ya Kabarondo nyine mu karere ka Kayonza, niho dutuye. Ni naho ntuye aho hafi y'urusengero neza neza. Mfite umudamu umwe n'abana 7 n'abuzukuru 2. Hanyuma nkora imirimo y'ivugabutumwa gusa, amaso yanjye y'umubiri ntabona. Narabivukanye ntabona neza nijoro, ariko ku manywa ndeba. Bigenda bikura, ndiga amashuri abanza, ndiga na segonderi, ngeze mu wa 3 kwiga birananira. Bigenda bikura rero kugeza ubwo muri 2001 iry'ibumoso ryapfuye burundu, 2007 iry'iburyo naryo rirapfa. Niko ubwo burwayi bita glaucome niko bumera. Uko umuntu agenda akura nabwo bugenda bukura. Nkorera Imana rero gutyo, kandi ntabwo bimbuza gukorera Imana. Imana yampaye isezerano ko izampumura, ndaritegereje. Kandi maze gusengera impumyi nyinshi, abantu benshi batabona bahumutse. No muri cyumweru dushoje nari Bujumbura, naho hahumutse umuntu, muzabibona. Mfite shene y'ivugabutumwa yitwa Ibihumuriza Ibihumbi, muzabibonaho. N'ahandi tunyura hose, no mu Bugesera aho bita ku Kibungo muri paruwasi ya Nyamata, hari hashize nk'amezi 3 tuvuyeyo, naho hahumutse umuntu. Urumva rero Yesu akora uko ashaka. Haleluya, haleluya. Hari igitabo Rick yanditse cyitwa Ubuzima Bufite Intego. Harimo isomo rivuga ngo ibyo tunyuramo byose mu buzima, umugambi w'Imana ubu byihishe inyuma. Ndashimira Imana ko nahumye. Iyo nahuma ntagomba nyiriho, ntagomba nyiriho jewe gose, ntagomba nyiriho. Kandi ntagomba nkorera Imana. Niyo mba ndiho simba nkorera Imana. Sawa rero, Yesu abaho umugisha. Reka tudatinze twaje dusome ijambo ry'Imana. Intego y'igiterane cyacu, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 17. Musomyi mwiza aradufasha gusoma, afate mikrofone adusomere. Igice cya 5 umurongo wa 17. Turongeraho n'indi mirongo 2 kuva igice cya 3 umurongo wa 14 n'Abaheburayo 11 umurongo wa 6. Ariko reka tubanze Yohana, intego y'igiterane cyacu. Yohana ibice 5 umurongo wa 17 aranditse ngo, ariko arabasubiza ati, Data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Amen. Kuva 3:14. Igitabo cyo Kuva ibice 3 turasoma ku murongo wa 14. Imana isubiza Mose iti, nduwo ndiwe, kandi iti, aba ariko uzabwira Abisirayeli uti, ndiho yabantumyeho. Turasoreza mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 6. Abaheburayo ibice 11 turasoma ku murongo waho wa 6. Abaheburayo 11 umurongo wa 6 naho dusome, ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Amen. 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 Haleluya. Yaba maso y'umuntu mwicaranye, muguru uti Pastor Kayitare navuga haleluya, uvuga amina cyane. Haleluya. Nimugoroba hari umuntu wavuze amina cyane, akira umwingu. Arahari ngo haguruke atere haleluya.
komera Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya. Au kavorime ni gatoyi. Au kavorime kamina. Haleluya. Yego mukomeze mutyo. Intego y'igiterane cyacu ni amagambo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 17 havuga ngo nuko umwami Yesu arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Aya magambo nk'uko twaraye tubisobanuye byari bitewe n'amagambo ari ku murongo wa 6 kugeza ku murongo w'8 hagati y'umurongo wa 6 n'uyu murongo wa 17. Ni inkuru abatekinisiye hose aho njya kubwiriza nkunda kubivuga. Umuntu abatangiye kuvuga bagakora mu byuma, mwajye mubikoramo hakiri kare, ntimugabanye volume cyangwa muyongere umuntu yatangiye kuvuga. Iyo mubikoze muderanje umuntu urimo kwigisha rwose. Haleluya. Ni umuntu wari umaze imyaka 38 ari ku kidendezi cyitwa Betesida. Kidendezi nkuko twabivuze kandi dusanzwe tubizi, ni inkuru abakristo bose bazi. Iyi nkuru yo muri Yohana igice cya 5 abantu bose barayizi. Hanyuma uyu murwayi wari umaze imyaka 38 hari gahunda yo kuri icyo kidendezi kugira ngo abantu baho bahakirire. Hari marayika wajyaga umanuka rimwe na rimwe akaza muri ayo mazi. Uwatangaga abandi kwinagamo niwe wakiraga. Ni ukuvuga ngo hari abarwayi uyu nguyu yahasanze, hari n'abahamusanze, bose barakira arahasigara kubera ikibazo yasobanuriye Yesu. Twaraye tunavuzeho nimugoroba, yaravuze ngo nkiza ngo simfite umuntu. Twavuze ukuntu abantu benshi badafite umuntu. Ushobora kuba ufite uwakugaburira ariko udafite umuntu wakemura icyo kibazo ufite. Hari igihe uhura n'ikibazo ukabura umuntu. Hanyuma uyu nawe yari yarabuze umuntu. Yesu ahageze rero amenya. Haleluya. Iri jambo naryo twaritinzeho, amenya ko amaze iminsi arwaye. Bwira umuntu mwicanye ngo Yesu hari ibintu yamenye. Bibazo byawe Yesu yabimenye, agahinda kawe Yesu yakamenye, amarira yawe Yesu arayazi, inzara yawe Yesu arayazi, uburwayi ufite Yesu arabuzi, ubumuga bwawe Yesu arabuzi, kandi arashaka ko uyu munsi ngo wikorere uburiri bwawe ugende. Hanyuma ibyo bimaze kuba rero, kuko byari ku munsi ubujijwe, umunsi w'ibidashoboka, umunsi ibintu bitakunda rwose, umunsi amategeko atemera ko hagira umuntu ukora urugendo ugira ikintu akora, cyangwa ngo akore n'urugendo cyangwa yikorere umutwaro. Uwo munsi mu mutima w'uyu muntu harimo urwandiko rumubwira ngo naba n'iyindi minsi, ngo uyu nguyu wo ntibishoboka. Satani yari yaramwandikiye aramubwira ati aha ntibishoboka, naba n'indi minsi. Nawe hari urwandiko Satani yanditse arushyira mu mutima wawe, arakubwira ngo ibindi byakunda, ngo ariko ibi byo ntibishoboka. Hari ibintu umuntu ageraho ariko rasi naciye iwacu, narayiciye rwose. Niba namwe mukiririmba ndayica. Iravuga ngo twari twamaze kwiheba, ngo none twari yakiriye, ngo Imana yacu ngo izakora n'ibindi. Nawe mujya muyiririmba ngo twari twamaze kwiheba, none ubu twari yakiriye. Kwiyakira ni ukubyemera, ukiyakira nyine ukaba ingorwa yaho. Hanyuma amen. Iyo rero hari urwandiko rw'ibidashoboka ruri mu mutima wawe, Satani avuga ati ibi byakunda, ibi byo ntibyakunda. Hari igihe umuntu yiyakira rwose. Uyu nawe rero niko byari bimeze. Ariko Yesu
Yesu yahageze, iyo ahari ibidashoboka byose birashoboka, ibidakunda birakunda, kuko niwe wenyine. Amina. Wabwiye Yohana mu gice cya 3:7 ngo ufite urufunguzo uwera ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, ukinga ntihagire ukingura. Niwe wenyine uvuga ayo magambo, niwe wenyine ukingura ntihagire umuntu ukingura. Abandi bose bakinga, haboneka abandi bakingura. Ushobora no gukinga agakingura umujura. Urumva rero ko abakingura rwose, abakingura baba bahari. Hanyuma Yesu yahageze ibitakundaga birakunda. Amaze gukiza uyu muntu rero, abantu bagira ibibazo byinshi cyane. Bavuga ko ninde wagukirije, ninde wakubwiye ngo yikorere uburiri bwawe ugende. Aravuga tuwanyirije niwe wamwe ngo yikorere uburiri ngende. Hanyuma amubonye batangira kumugisha impaka nyinshi. Niko kuba iki gisubizo ngo data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Rero maso y'umuntu mwicaranye useka, muri maso useka, mubwire ngo Yesu aracyari ku kazi. Yesu aracyari ku kazi sha. Naraye mbabwiye nimugoroba ko muri iri teraniro harimo abasirikare benshi bademobilijwe, ariko Yesu ntago ari demob, ntago bigeze bamudemobiliza. Aracyari Jehova Sabaoti, aracyari intwari mu ntambara, aracyari indwanyi yakabuhariwe. Haleluya, haleluya. Aracyari indwanyi. Imana yacu ni Imana, ntago ari Imana ivuga bikaba gusa, ntago ari Imana ikingura ntihagire umuntu ukinga gusa, ni n'Imana irwana. Bwira umuntu mucanga irarwana sha. Ni Imana y'indwanyi, kandi igirwanisha igiterana n'amabuye, igirisha abantu inzuki, irisha abantu ibibugu, irarwana. Ikirwanishije cyose, kandi ikirwanishije cyose aho yagabye ibitero hose, aho yagabye ibitero hose yahashinze ibendera ry'umutsindo, yikomera amashyi menshi. Imana y'indwanyi iracyarwana. Haleluya. Kandi intambara zose irazizi, izo mu kirere irazizi, n'umupara wa kabuhariwe. Niba ugira ngo ndakubesha uzabaze Rusifero, yamukozeho gatamanuka inshuri, Ibyahishuriwe 12:12 yisanga hasi. Izo mu mazi arazizi, ni umumarine, yatandukanije inyanja itukura, atandukanya na Yorodani. Imana yacu Yesu ni n'umukomando. Ni n'umukomando nizo ku butaka arazizi. Uzabaza ab'i Yeriko bazakubwira ko Yesu ari umukomando nizo ku butaka azizi. Yesu ari ku kazi rero, aracyari intwari mu ntambara, arakora kugeza n'ubu. Vuga ngo kugeza n'ubu. Bwira umuntu mwicanye ngo kugeza n'ubu, kugeza n'uyu munsi, kugeza no muri uku kwezi, n'iyi saha n'aya matariki, aracyavuga bikaba, aracyategeka bigakomera, aracyatanga amahoro, ntihagire umuntu utera amahande, aracyakura ku cyavu akicazanya n'ibikomangoma. Sakuza uvuge ngo Yesu ari ku kazi. Abo twari kumwe nimugoroba nababwiye ngo hari igihe uba ufite nk'umuntu ahantu ukeneye serivisi, wamutelefona kagwa ati ati sinkihakorera, sinkibayosha, ati baranyirukanye. Ariko Yesu aho umukeneye, ahantu ukeneye serivisi, aracyahari, aracyahakorera, aracyahakorera, kandi aracyabishoboye. Mana ishimwe cyane. Komera amashyi menshi menshi cyane. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dusomye andi magambo muri gitabo cyo Kuva. Na magambo gitabo cyo Kuva cyanditswe na Mose. Uyu Mose umugaragu w'Imana, Bibiliya itubwira ko yari ku musozi Horebu,
yararagiye intama za sebukwe Etiro, hanyuma abona igihuru cyaka umuriro ntigikongoke, atambikishwa no kujya kureba icyo gihuru. Hanyuma Imana imuhamagara muri icyo gihuru, iramwibwira kandi iramutuma. Imaze kumutuma mu Egiputa, Mose yari afite ibibazo byinshi. Icya mbere, mu Egiputa yari yaraharerewe, yari yarahabaye, yarazi imbaraga za Egiputa. Icyo gihe Egiputa niyo yari igihangange mu burasirazuba bwo hagati hose. Egiputa nicyo cyari igihugu cy'igihangange, ndetse no mu bice byinshi by'isi Egiputa nicyo gihugu cyari igihangange, cyari gikomeye. Mose yarazi ubushobozi bw'ingabo za Farawo, yarazi imbaraga za Farawo. Gutumwa rero ngo nagende akure y'ubwoko bw'Abisirayeli cyari ikibazo kimukomereye. Icya kabiri, yari yaravuye yatorotse, yishe Umunyegiputa. Urumva gusubira ahantu yakoze iryo kosa byari bimugoye cyane. Icya gatatu rero Mose yari afite cyari bene wabo Abisirayeli, ubwoko butagonda ijosi. Imana imaze kumwemeza, imaze kumuha ibimenyetso bya nyabyo, ibimenyetso bikomeye bimwemeza ko izabana nawe, asigarana ikibazo cy'Abisirayeli. Aravuga ati, se nk'Abisirayeli bene wacu bo nzababwira ngo iki? Wenda kugenda nkabwira Farawo, ibyo birumvikana. Abisirayeli bo ko ari ubwoko butagonda ijosi, nzababwira ngo iki? Imana iramubwira ngo uzababwire ngo nduwo ndiwe, ubabwire ngo ndiho yabantumyeho. Oh, haleluya, haleluya. Imana yacu iriho kandi iriyiriyo. Iriho, Imana iriho. Inyigisho z'uyu munsi nazahaye umutwe uvuga ngo Imana iriho. Imana dukorera iriho, ntabwo ari igipindi. Korari Gahogo hari indirimbo baririmbye ngo si inkuru, oya sinamateka, sinumugani, ni ku manywa y'ihangu. Imana yacu iriho. Ongorera umuntu mwicaranye mubwira gake mugo uti Imana iriho sha. Imana iriho. Imana iriho. Imana iriho. Amina. Kandi iracyari iyiriyo. Yabwira ngo uzabwira ngo ndiho, wabwira ngo nduwo ndiwe, ubabwire ngo ndiho yabantumyeho. Nanjye Imana yantumye kubabwira ko iriho kandi kiri yiriyo. Iracyari ya yindi, iracyari ku kazi, iracyashobora byose, iracyari El Shaddai, iracyari Elohimu, iracyari Jehova Sidekenuwi, iracyari Jehova Rafa. Irambura amaboko yikomera amashyi. Hano muri iri teraniro wowe uhari nawe uriho, ariko ntabwo yewe uwo ndiwe ubu ngubu ntabwo ari we nari ndiwe mu 2000. Mu 2002 nizanaga hano Karugira, bapasitera muri bahari, narizanaga hano nireba nkaza nkagera mudikangiza Kicukiro cyangwa Rwanda sinibuka hariho, ngatega moto ikangezaho, nkongera bakamperekeza, nkatega indi ngataha. Nubwo mpari ariko sinkiri uko nari meze icyo gihe. Nawe ntukimeze uko wari umeze ko akundi. Ariko Imana yo, imyaka nari mfite icyo gihe si yo mfite ubu. Ndagira ngo mbamenere ibanga, imyaka Imana yari ifite kera niyo igifite n'ubu. Nta numwe wiyongereyeho, nta n'uzagabanukaho. Iriho kandi iracyari iriho. Yesaya yaravuze ngo uhereye aho umucyo wabereyeho nta wigeze ayikoma mu nkokora,
nta n'uwigeze abasha gutesha ukuboko kwayo. Niko ikimeze. Umuntu yigeze itabara akabibona navuge ngo haleluya. Iracyari ya yindi ya wa mwaka, ya yindi yo muri kwa kwezi, iracyariyo. Haleluya. Iriho, irahari, iraboneka. Imana iravuga, Imana iragaragara, Imana irakora, iracyatabara, ntihagire umuntu witambika, iracyatanga amahoro, ntihagire umuntu utera amahane. Iriho kandi iriyiriyo. Mana yacu irahari. Amen. Oh haleluya. Imana iraharisha, iracyashoboye byose. Iracyakura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma. Iracyakiza indwara, iracyahoza abarira. Ni ya yindi nyine. Abantu bafite icyo bayibonyeho, bafite icyo bigeze kuyibonaho, bahagarara imbere y'iteraniro bakagitangira ubuhamya, nibavuge ngo haleluya. Umuntu ufite ikintu yabonye ku Mana akabona ko ari igikoze, atari se waba ugikoze, atari nyirasenge ugikoze, akavuga ati kinagihamya mpagaze ku maguru yanjye abiri ko ari Imana igikoze, nibavuge ngo haleluya. Umuntu uri muri iri teraniro Imana yigeze ivugana nawe akabyumva, haba ari mu nzozi, haba ari ijwi yamubwiye, yabiciye ku muhanuzi ikavuga ibintu ukabibona bigakurikirana uko yabikubwiye. Niba uri muri iri teraniro haguruka witere hejuru uvuge ngo haleluya. Abantu babonye Imana ibohora abantu igakiza indwara, bakabibona kwikiza indwara. Ababibonye ejo nibavuge ngo haleluya. Ngize amahirwe umushumba wanjye Seti yari hano umunsi umwe turi Mahoko. Umupasiteri wa Mahoko arya yitwaga nde? Inyasi. Hagurutse ibirema 3 mu rusengero rwa Mahoko. Nari nigise ku mbaraga z'indengakamere zitagira akagero. Mu Kigiriki bazita dynamis. Nimuvuga Ikigiriki mwese. Dynamis ngo ni imbaraga zo mu bwoko bwa zamine, ni imbaraga ziturika zisandaza. Urya nizo Mose yari yambaye. Iyo uzambaye izo mbaraga uba uri mine yigenza. Nizo nari navuzeho uwo munsi. Ikirema cya mbere kirahaguruka, umukobwa yari imbere ya podium arahaguruka, n'uwa kabiri arahaguruka. Urusengero rw'Amahoko rw'amatafari ahiye, abari hanze bararusenya bashaka kwinjira mu rusengero. Iyo Mana undi wigeze abona Imana igira ikikora nubwo yaba atari wowe yagikoreye, navuge ngo haleluya. Mushumba bya bitarane twakoreye Kimihurura, mwarimu yarambwiye ejo bundi ngo babadamu batabyara twasengeye habyaye 12 barimo n'uwari umaze imyaka 18 atabyara. Ababonye Imana batyo bafite icyo bayiziho rwose, utashidikanyaho, wahagarara ukagihamya vuga ngo haleluya. Umuntu wicaye ibumoso bwawe mumbariza izina rye, mubaze tuwitwa ndariko, mubaze izina rye nawe mubwire iryawe. Muhamagara umuvuze mu izina nkubwire uko umubwira. Muhamagara umuvuze mu izina mubwira ngo iyo Mana yakoze biriya byose wabonye, yatabaye cya gihe, iriho kandi iracyari ya yindi, iracyari yiriyo, iracyari ku kazi. Haleluya. Iracyari.
umuntu Imana yigeze guha ibiryo akahamya ko ari ibimuhaye, navuge ngo haleluya. Yikomera amashyi uvuge ngo iracyabitanga. Imana iracyatanga ibiryo. Imana yacu itanga ibiryo sha. Mu gihe urayo bayita Jehova Sidekenuwi, bisobanura Imana ihaza abantu. Amina amina. Naome muri Rusi aravuga ngo nuko Naome amenya ko Imana yagendeye igihugu cy'Abi ikabaha ibiryo. Imana itanga ibiryo sha. Mu 2004 nakoze amasengesho y'iminsi 40 yo gushimira Imana ko yari imvanye Rugazi kantuza akabarondo kuri kaburimbo. Yampaye inzu sha dukingana metalike, mvuye mu nzu twakingishaga umuhini. Twakingishaga umuhini. Noneho nkora amasengesho yo gushimira Imana y'iminsi 40. Nyarangiza nta kintu na kimwe dufite. Hashize iminsi tuyashoje, madama abyutse mu gitondo kuri tabramanje ameza yacuma niyo muri saramanje, ahasanga inzu yose ifunze. Ahasanga huzuye amapaki y'imiceri, y'amasukari, amapaki y'amata y'ifu, byuzuye ameza manini. Abantu bemera ko ibyo bintu Imana yabishobora nibavuge ngo haleluya. None se iriya yagaburiye Abisirayeli mu butayu ikabagorora mu butayu imyaka 40, mwari muzi ko buri munsi yabaga toni, buri munsi yabaga toni enye n'igice za manu. Manu sha, manu vuga ngo manu. Waruzi ko mu byo kurya byabayeho ibiriho nibizabaho ntacyo kurya kinganya intungamubiri na manu. None usumva cyanganye intungamubiri ibiryo umugati wabaga wakozwe na boulangerie y'ijuru. Uzikari nawo Yesu yamanyuyeho uwazatwakiriza. Yaravuze ngo unesha nzamuha kuri manu yahishwe. Haleluya. Imana yakoze ibyo. Abemera ko ikiriho nibavuge ngo haleluya. Hamagara umuntu mwicaranye umuvuze mu izina. Muhamagara umuvuze mu izina nkubwira uko umumwirira. Muhamagara umuvuze mu izina. Mubwire ngo iyo Mana yagaburiye Abisirayeli mu butayu. Imana yatandukanije inyanja itukura mo kabiri. Iyashenye Yeriko igakura amazi mu rutare rw'Imasa. Ya haleluya. Iriho, Imana iriho. Imana iriho sha. Ntihagire umuntu gukanga. Imana iriho kandi iracyari yayindi. Iracyakora kwa kundi, iracyabishoboye. Ntiyarwaye, ntiyashaje, ntiyazindutse, ntiyananiwe. Yikomera amashyi menshi. Ndagira ngo mpumurize ingumba ziri muri iteraniro yahaye Sara urubyaro. Iracyari ku kazi, iracyatanga urubyaro. Iyaruhaye Hana iracyatanga abana. Haleluya. Haleluya. Sakuza cyane uvuge ngo Imana iriho. Imana iriho. Vuga ngo Imana yacu iriho. Imana Betlehemu muririmbira iriho. Imana bashumba dukorera irahari. Baririmbira Imana dusenga irahari. Iragaragara, iraboneka, iracyari indwanyi. Oh haleluya. 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 Nagiye kuvuga ubutumwa i Bujumbura mu 2010 mu rusengero rumwe ariko wa gatandatu. Nakoze seminari y'icyumweru cyose ndimo nigisha ku bushobozi bw'amasengesho. Ubushobozi bw'amasengesho mu guhindura ibihe, ubushobozi bw'amasengesho mu guhindura imigambi y'abanzi, ubushobozi bw'amasengesho mu kurimbura imisozi, ubushobozi bw'amasengesho mu kwigaranzura ibyatuganzaga, ubushobozi bw'amasengesho mu kubuza ababisha kwegera ingabano zacu, ubushobozi mu birebe ku bihumuriza ibihumbi. Ubwo bushobozi bwose buriho.
noneho turarika abantu kuwa gatandatu ngo abantu bose bafite ikibazo cy'urubyaro bazaze. Haje abantu tutazi umubare wabo, turasenga turabasengera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uri ku kazi urimo gukora kugeza n'ubu, nsubiyeyo nsanga habyaye abagore barenga 300. Vuga ngo Yesu ari ku kazi, aracyatanga ibikenewe. Ari ku kazi. Umusaza wo muri Cote d'Ivoire yitwa Taringana wo muri Cote d'Ivoire, arengeje imyaka 70, ariko ni umukozi w'Imana. Taringana hambere yagiye mu giterane muri Korea y'Epfo kwa Yongchu. Ari mu ndege yari afite amadolari 300 ari wo mutungo wonyine yibitseho. Ariko Taringana akaba afite amasezerano y'Imana kandi akaba asenga Imana yaravuganye nayo ko izamutunga, izamugirira neza ku iherezo, ko atazasaza nabi. Taringana bari mu ndege, iyo ndege yari itwaye abantu 500. Noneho ngo itakaza control iyo ndege. Abari bayiyoboye babwira abagenzi ko indege itakaje control. Buri muntu wese asenga Imana ye. Abavuga ndakuramutsa Mariya baramuramutsa, abavuga araho akibaru baramuvuga. Taringana arisinzirira ngo afatwa n'agatotsi. Itegereza muri ako kaga afatwa n'agatotsi, ariko ujye wisinzirira sha. Na Petero yarasinziriye. Na Petero mu nzu y'imbohe, iyo hari ibanga ufitanye n'Imana ntukagire wasiwasi. Taringana afatwa n'agatotsi ngo ahishurirwa marayika w'Imana ari munsi y'iyo ndege, ayifatishije urutoki rumwe. Uvuga ngo rumwe sha. Undi marayika nawe yatanze amababa kugira ngo indege idahanuka. Taringana ava mu gatotsi aririmba Tehira sha. Tehira se murayizi? Mu Cyongereza bayita ngo ni new song, indirimbo nshya. Ya yindi ujya uririmba, urabizi iyo afashwe bavuga ngo Mana uriho, utarayihimbye iyo bayita ngo ni Tehira. Iyo uyiririmbye Uwiteka atega ibico abanzi bawe. Niyo ndirimbo Yehosha. Mwari muzi ko Yehoshafati, umwanditsi umwe w'umunyamerika, yaravuze ngo kuva abayeho ngo ntago arabona umusirikare w'igicucu nka Yehoshafati. Abamori, Abamewunimu nabo kuri Isirayeli baramuteye, iperereza rirabimubwira. Birangije nkaho yateguye ingabo, ahubwo ategura abaririmbyi. Bazana gitari, bazana inanga, bazana ingoma, batangira guhimbaza. Indirimbo baririmbye rero ngo bagitangira kuyiririmbe, baririmbye Tehira. Bayirimbye ngo Uwiteka aramanuka atega ambuscade abanzi. Iyo turimo kuririmba turi mu mwuka neza, Uwiteka atega ibica abanzi bacu. Hanyuma Taringana aririmbye iyo ndirimbo, ngo indege irongera igaruka ku murongo. Baramubwira ngo turongeye tubone control. Baramuhamagara bamwicaza imbere aho babicaye. Bamubwira ati basi tubwire nirihe banga. Aravuga ati ngenda umukozi w'Imana kandi nsenga Imana. Jewe umwuka w'Imana ari kumwe nanjye. Kandi kubera ko nkorera Imana mfite amasezerano atarasohora, sinshobora gupfa. Namwe rero mugomba kurokoka kubera ko ndi muri iyi ndege. Aragenda yigira mu giterane. Ayo makuru bayamenyesha nyiri iyo company y'izo ndege. Ahita mu telefone. Aravuga ngo pasteur, undi ati karame. Aravuga ngo iya ndege nguza agaciro kayo, uza amafaranga yagura. Izi ntoya zacu za Rwandair zigendamo abantu 70 niba atari 30 n'abangaye simbizi ariko mwari muzi ko maze kugenda mu ndege 18 sha. Ayiwe Imana ibaho mpumyi ya Rugazi. Umunsi wa mbere tuyirimo Mukabinama, madamu wanjye yitwa Mukabinama.
yaragurutse izo nshuro zose 8 kandi na mukabiri n'amatwaga turi kumwe. Yaragurutse igeze mu kirara ngo ndimo ndareba amazu i Kigali, ngo yiwe ngo ndimo ndabona utuntu tumeze nk'imigezi, ngo cyore ngo ndimo ndabona ibimeze nk'amashyamba, ngo noneho nta kintu ndeba ngo ndimo ndabona igicu. Aricara avuga ngo mwami Yesu ndamubwira niyuza kumbengasha niba ari kuzapfa uticaye mu ndege, kuko abakobwa bose bambenze nta n'uragera i Kanombe. Imana ibaho, vuga ngo Imana ibaho sha. Haleluya! Izo za Rwanda ya ntoya, zira ndege ntoya zo ku rwego rwa nyuma ko bafite amoko menshi, hari za Airbus n'izindi, ariko ntoya hambere nigeze kumva amakuru kwigura miliyari 6 z'amanyarwanda, itwara abantu batageze ku 100, miliyari 6. Mbwira rero itwara abantu 500, murakeka ko yabigura nka miliyari nka 100. None ngo aramubwira ati uza agaciro kiriya ndege undatoye. Arabimubwira, aramubwira ngo uzi abantu ngo twari kuzishyura bari abantu iyo bapfa. Undatoye. Aramuhamagara amusinyira sheke 3, sheke zo bita sheke ambura, sheke bagusinyira ukiyandikira aho ushaka. Vuga ngo Imana ibaho. Ngo baramubwira ngo cyokora ngo ntuzahombye company yacu, ngo muze ngo ntuzahombye company yacu, ngo ariko indege yacu yarokotse kubw'amasengesho yawe. Imana ibaho sha. Reba maso y'umuntu mwicanye, mubwira ngo ntazagira ikintu cyongera kugukanga, ntakagira ikintu gigutera ubwoba. Imana ibaho. Iyo itabaye iratabara, iyo guhagurukije urahaguruka, iyo kugaburiye urarya, iyo guhembye iraguhemba, iyo kwambitse urambara. Haleluya! Nigeze mbwira abantu ngo umuntu nakubwira ngo jyawe nakwica, uzamusubiza ngo ntago ndi inkoko yiwanyu. Kubaho kw'imishwi ntabwo ari impuhwe z'agaca, turiho kubera ko Imana iriho. Umuririmbyi yaravuze ngo ubwo atapfa singipfuye, jye na Yesu turumwe. Imana iriho, sakuza uvuge ngo Imana iriho. Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikongomangoma iracyariho. Imana itanga urubyaro, Imana ikiza indwara iriho. Ikomera amashyi niba ubyemera. Hamagara umuntu mwicanye muvuze mu izina, mubwira ngo iracyari ya yindi, iracyari yiriyo, ntihinduka, iracyari ku kazi. Yesu aracyatabara, Yesu aracyashobora byose, Yesu aracyagira neza. Oh haleluya, haleluya! Ibintu byose Bibiliya ivuga ku Mana, n'ubu Imana yabikora, n'ubu Imana irabishoboye kandi ijya ibikora. Imana umuntu yarambwiye, nende kuvuga ubutumwa ku rusengero rwabo, antwara mu modoka ye nziza, umushoferi wanjye n'undi mukristo waho. Ubwo nahigishije mu gitondo, ikigoroba ndi bujya kwigisha ku rundi rusengero. Antwara mu modoka ye nziza, akanje gashaje, umushoferi wanjye n'uwo mukobwa bakagendamo. Umvasha anci intege, arambwira ngo Pastor Kayitare, ngo wakoze amakosa. Jewe nigeze kuva muri ADPR, murabizi ngira ngo niyo mpamvu mwamaze igihe mutambona. Ndabivuga ubwo buhamya ndabutanga. Nigeze kuvayo ariko ndongera ndagaruka. Arambwira navuyeyo mba bishop nanjye shinga itorero, bampa n'ubuzima gatozi. Nayo mfite n'ubuzima gatozi, mfite n'urusengero rwiza cyane. Umwuka maze kugaruka ndagaruka. Arambwira ngo kandi uwo muntu yari umwadeperi. Arambwira ngo ibi bintu wabikoreye iki koko? Ufite ubuzima gatozi n'urusengero rwawe. Arambwira ngo ADPR ntizigere guhemba, nta muntu uzakwitaho,
ngo abana bawe bazicwa n'inzara. Arambwira ngo n'ubu ngubu ngo ndaguha amafaranga 10,000 ngo ya esanse, ngo niyo ndi buguhe yonyine, nta n'igiceri ndenzaho. Ngo wakoze amakosa, arabivuga mutega amatwi, avuga ibintu byinshi nk'iminota 30. Ambwira uburyo nzagubwa nabi, anca intege, ambwira amagambo akomeye mutega amatwi. Ndagije igisubizo namushubije, ntabwo azakibagirwa. Ndamubwira ngo musubiza ibintu by'ubwenge. Ndamugana isanzure ririmo ibyo bitangwa na magalagisi, imiryango zuba. Umuryango zuba umwe ubamo ibinyenyeri n'ibindi bintu miliyari 10,000. Miliyari 10,000. Kandi harimo ibiruta izuba n'isi. Tegeze miliyari 10,000, ibintu bikaba biruta izuba n'isi. Hagati ya kimwe n'ikindi haba harimo intera ya kilometero miliyari 3. Murumva ahantu ibyo bintu bimenye ukuntu hangana. Kandi iyo ni muri galaxy, mu muryango zuba umwe niwo ubamo miliyari 10,000. Hagati harimo ibingana n'isi n'ibiruta izuba. Hagati ya kimwe n'ikindi harimo intera ya kilometero miliyari 3. Hanyuma ayo magalaxy arimo miliyari 10,000 nayo ubwayo galaxy ni galaxy izimaze kuvumburwa n'abahanga. Izo telescope zimaze kubona nanone nazo ni miliyari 10,000. Galaxy imwe irimo miliyari 10,000. Nukufata miliyari 10,000 ugakuba inshuro miliyari 10,000 nanone. Iyo mibare nta calculatrice nimwe yajyamo, nta na taburo wayandikaho, ntiwanayibona. Noneho ibyo bataravumbura, ibyo ibyuma by'abahanga bitarabona, ngo bishobora kuba bikubye ibyo bavumbuye nanone inshuro miliyari 10,000. Kandi buri munsi havuka miliyoni 270. Tegeza mubwira gutyo, mutangira tegeza, murumva ndimo ndamusubiza igisubizo gisa naho atari byo yambajije. Ndamugana ibyo bintu ahantu bimennye, ahantu binyanyagiye. Niyo mpamvu muri siyanse bavuga ngo isanzure rirakura. Oya, ntabwo rikura, ahubwo ntirigira iherezo, ni rigari. Ndamugana aho hantu ibyo bintu birunze hari umugabo ubiyobora byose, ubitegeka byose, uhamagara inyenyeri akazita amazina, ubizi byose. Nyirabyo niwe nkorera. Nananirwa kungaburira, akananirwa kugaburira abana banjye, bazanshyingure urusororo. Ntabwo namubwira irimbi ryo mu Rutagari wacu Kabarondo, namubwira iry'urusororo azi kuko yari umunyakigali. Ndamwana bazanjyane rusororo. Vuga ngo sha Imana, umugabo ungana atyo umukorera, wamusonzana, wamukenana, vuga ngo barakubeshye. Uzazi Kabarondo urebe, geri wanjye urebesha, nkujuje inzu, ahanyujurije inzu uwo mugabo nkorera. Arakora kugeza n'ubu. Iyo nzu mwarimu Rwarinda, mwarimu Yozefu, yubatswe mu mezi angahe? Irangana n'iyande Kabarondo. Iri ku muhanda kuri kaburimbo ya Gacurama, iriho amabati 187, irimo amakaro hose, ifite urubaraza rw'imbere n'urw'inyuma, hariho amagari defu, hasasa amapave. Urimo urumva? Irimo dushe na toilette 3. Upastor umwe w'umusaza aherutse kunsura, ntabwo ndi buvuga izina rye, mwamumenya. Araza arapfukama aravuga ngo Mana, ngo Kayitare yakoreye Imana, ngo twe ntabwo twagukoreye urabizi. Ni imfura cyane uwo musaza.
umusaza wo mu Mutara ngo jewe na runaka avuga n'undi zina ndaza kubabwira pasiteri seti ni ubazi ngo jewe na runaka ngo ntabwo twagukoreye urabizi ngo Kayitare yagukoreraga tubireba ngo none uramuhembye ngo twa tuviriyemo aho apfukamye mu cyumba cy'amasengesho iwanjye asenga atyo. Imana ibaho sha, Imana iriho kandi iracyari iyiriyo, iracyashobora byose. Hamagara umuntu mwicanye muvuze mu izina, mubwire ngo ntihazagira umuntu wongera kugukanga, ntihazagira umuntu wongera kugutera ubwoba. Niba ari Imana wizeye, niba abantu bakorera Imana muri iri teraniro, haleluya. Abakozi b'Imana bari muri iri teraniro, haleluya. Sakuza cyane uvuge ngo Imana iriho kandi iracyabishoboye, iracyashobora byose, iracyavuga bikaba. Amina, amina. Oh haleluya. Oya, hari wavuze ngo ntabwo twaje kuvuga amazungu n'imyenda yimwe, ntimubivuge mwebwe se ko mufite amaso mwanabikorera. Murabona ngewe ntabikuye kubivuga akosha, vuga ngo sha. Jewe maze kurongora bajyaga mukecuru zadutoranya bakavuga ngo imbwa, hari abantu bazi kuvuga imbwa neza cyane, ngo imbwa ngo itazi gukora, ngo ni gute ikora ubukwe, ngo umwana wanjye ntakora ubukwe. Abantu bajyaga bamwe ngo ndi imbwa nzapfa nabi. Umunsi umwe ngiye kuvoma, twadufite umupasiteri w'umunyamurenge witwa Mutabazi, pasiteri sitaramuzi, yajyaga tubwira ngo muri Kongo ngo hari umugabo wajyaga babwira ngo burya injuro ni ukuri. Hari abantu bagucurira ukarakara ariko bakubwije ukuri. Nose urumva impumyi nkanjye idahinga, itagira ikintu na kimwe ikora, kuko yari gutunga umugore, bakavuga ngo ndi imbwa nzapfa nabi. Umunsi umwe nyerutse malaria, madamu nawe ayirwaye, mfasha akabido ngiye kuvoma, ngenda mvuga nishane, ubwo abantu bavuga ngo ndi imbwa nzapfa nabi nkarakara, ariko nzapfa nabi. Imana iravuga, Imana irambwira ngo ndabyumva, numva ijwi nasinziriye ntari mu nzozi, ngo siko bizaba. Hamagara umuntu mwicaranye, muhamagara umuvuze mu izina, ariko muhamagara umuvuze mu izina, mubwire ngo siko bizaba. Uko abantu babivuga siko bizaba. Imana iracyatanga amasezerano ikayasohoza. Abantu bafite amasezerano y'Imana muri iri teraniro, haleluya, haleluya, haleluya. Abantu bemera ko Imana iriho, haleluya, iracyari iriyo, ntihinduka, ntigira n'igicu cyo guhinduka. Imana yacu iriho. Bethlehem, wagira ngo muri murakorera ubusa. Asha abawe, umva akantu kose dukora mu bwami bw'Imana, n'agacuma k'amazi akonje karabarwa. Vuga ngo byose birabarwa, birabarwa. Intambwe dutera zirabarwa, amasengesho dusenga arabarwa, ivuga ubutumwa dukora rirabarwa, kubera ko dukorera riho, dukorera umugabo uriho, ahemba neza ntiyambura, kandi arwanirira abantu be, aratabara, aracyari ku kazi. Data arakora kugeza n'ubu, data aracyakora, haleluya. Yesu aracyakora, Yesu aracyakora ibitangaza. Komera Imana amashyi menshi. Umunsi umwe nari Igitega mu Burundi, twari Igitega mu Burundi, noneho umudamu waruje mu giterane, twakora igiterane kinini cyo hanze, bahubatse podium, cyari kirimo abantu nk'ibihumbi 15. Imana irimo gukora ibitangaza ku buryo n'umukuru w'abarozi aho Igitega witwa Kamana yarihannye, arakizwa. Kamana abonye ibitangaza bikomeye. Noneho hari umudamu wari urwaye ibibyimba umubiri wose, aza mu giterane. Noneho birangije, ari ku muhanda, umudogiteri veterineri wari uvuye kwiga mu Burusiya, utemeraga ko Imana ibaho, ntiyemere ko na Satani abaho, uwo mudamu aramutega musaba rifuti, aramubaza ngo ugiye, ngo ngiye mu giterane, ngo hari umuntu avuye mu Rwanda urimo kuvuga ubutumwa, urimo gusengera abarwayi. Aramuga ati tujyane. Aramuga ati barababeshya, nta Mana ibaho. Ati nta Mana ibaho. Ati ibyo bibyimba byawe
ibigukirije nakemera kwibaho. Bazana mu giterane baricara, amwicara iruhande. Uwo munsi navuze ijambo riva ko Yesu ari igisubizo cy'ibibazo byose. Dusengeye abarwayi, mpamagaye abaza gushima Imana, haguruka abantu nk'ijana. Nono mvuga hari umugabo wakambakambaga, aba yahagurutse aza yiruka kuri podium, muhaye mikrofone kuko abarwayi bose bari babicaje hamwe. Uwa kabiri nawe arahaguruka aza yiruka, wari ikirema nawe. N'uwa gatatu arahaguruka. Uwa kane waje yari wa mudogiteri veterineri, kuko yatanze wa mumama, yaramurebye abona ibibyimba byari ku ijosi, ibyari ku maboko byose byavuyeho, nta n'inkovu yasigayeho. Uwo mudogiteri araza yambura abantu mikrofone, aravuga ati jewe sinemeraga ko Imana ibaho, atari ko ibyo mbonye binyemeje ko Imana ibaho. Imana ibaho sha, kandi iracyari yiriyo. Mwanditsi w'Abaheburayo aravuga ngo kuko utizera adashobora kunezeza Imana, ngo kandi uwegera Imana wese agombye kumenya ko iriho kandi igororera abayishaka. Iracyagororera abantu, ntabwo izaduhembera mu ijuru ndabizi, ariko na hano mu isi igomba kwereka abantu ko tudahamba imbwa. Haleluya. Bwira umuntu ucenga igomba kubyereka abantu bakabibona, nawe ukabibona sha. Amina, amina. Ndagira mbabwire ikora rihanze amaso Imana iriho kandi iracyakora, iracyashobora byose. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Mwuka Wera arambwiye ngo muri iri teraniro hajemo umugore urushye cyane ku buryo amaze iminsi ashaka kwiyahura, amaze iminsi ategura kwiyahura. Umugore amaze iminsi arababaye, afite agahinda kenshi. Imana yamwe ngo amaze igihe ategura kwiyahura, amaze igihe bigerageza kwiyahura, nta nubwo akibasha gusinzira. Yarwaye umuvuduko w'amaraso kubera ibyo bibazo afite, umutima uramurya, arihebye, yumva gupfa bimurutira kubaho, amaze igihe ashaka kwiyahura. Imana irambwiye ngo ntugipfuye. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo irambwiye ngo nonaha Imana no kugutabara. Uwo mumama agize neza, ugize neza ugashaka gutabarwa nona, wahaguruka ukaza hano nkagusengera. Haguruka, haguruka, haguruka uze hano. N'umudamu nahaguruka aze hano. Komera Imana amashi menshi. Imana irambwiye ngo ntugipfuye, ntugipfuye, birarangiye. Vuga ngo birarangiye. Nimuvuge ngo birarangiye, uyu muntu ntagipfuye. Ari hehe? Naze murambike ikiganza. N'ubundi bombe mwiguye ahantu amayikara yafata n'abandi. Pfukama. Rambika ikiganza kuri ubu. Nimuvuge ngo vuga cyane ngo Mwami Yesu, kuva none mbayeho, singipfuye, uramfashe, ndafashwe, mfashwe n'amaboko yawe, ndatabawe. Imana irambwiye ngo ubuzima buratangiye, imibereho iratangiye, ibyashaka kukwica birirutse, birahunze. Imana iragukijije. Kuva uyu munsi ibipimo by'umuvuduko wawe w'amaraso biraba normal, ubaye neza, ubaye muzima, ntugipfuye mu izina rya Yesu. Haguruka ugenda amahoro, genda ubeho, ko Imana iriho. Mbonye imiryango ikingutse, mbonye imfunguzo nyinshi mu biganza byawe. Imana nagutabaye. Fukama nawe. Mana y'ubushobozi n'ububasha, uri mwiza, urakiranuka. Nirukanye urupfu, nirukanye umwuka wo kwiyahura, nirukanye daimoni washaka kwica uyu muntu. Ntagipfuye, nagenda beho mu izina rya Yesu. Imana iriho sha, Imana ibaho. Amina, amina.
iracyareba, iracyumva, iracyavuga bikaba, iracyatabara. Ntihagire umuntu witambika. Amina, amina. Mwuka Wera arambwiye ngo hano hari umuntu usheshe akanguye. Imana irambwiye ngo ibibazo urimo igiye gukoresha umuntu wo hanze agutabara. Ibibazo by'imirire, imibereho, Imana ibishyizeho iherezo. Imana iriho. Amen, amen. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Tugiye gusenga. Kansa umuntu wese wicaye ahaguruke. Wese wicaye ahaguruke. Rambura amaboko yawe yombi. Rambura amaboko yawe yombi. Vuga ngo Umwami Yesu uriho. Uracyari uwuriwe. Kandi urakora. Kugeza n'uyu munsi. Kugeza n'ubu urakora. Niyo mpamvu ntagipfuye. Niyo mpamvu ntacyo nkibaye. Abarozi ntibakinshoboye. Impanuka, abadayimoni, imyuka mibi ntibikinshoboye. Wowe Satani uratsinzwe, uraneshejwe mu izina rya Yesu. Mukabera mishuri mu mama. Imana igiye guhura ubyara abadamu benshi cyane muri iteraniro. Mwaka utaha abagore benshi bazaba bakikiye abana. Ariko hari umumama w'inzobe. Imana namwe ngo ni inzobe. Asama inda zikavamo. Imana namwe ngo igiye gusama ubu ntabwo izavamo. Igiye gusama ntizavamo. Mama w'inzobe usama inda zikavamo. Imana igiye kuguhura ubyara. Tugiye gusenga. Rambura ikiganza. Rambura amaboko yawe yombi. Vuga ngo Mana uriho kandi uri hano. Ntuhinduka. Ibibazo nari mfite ndabiguhaye. Indwara zanjye, ibyaha byanjye, imibabaro yanjye, intimba zanjye, ibihombo byanjye, byose ndabiguhaye. Ndabikuzaniye Yesu. Kuva none nakiri impinduka. Kubera kuriho. Kubera kushobora byose. Uri Imana yacu. Rambura ikiganza. Reka dusenge tugirane ubusabane n'Imana. Uyibwire kwiriho, uyibwire kuyemera, uyibutse igihe wagiye uyibonera. Buri wese agenda yubwira igihe yagiye ayibonera. Ati cyagiye narakubonye, ntago wapfuye, ntiwarwaye, ntiwazindutse. Buri wese agira icyo avugana nayo, tubanze dusabane nayo, hanyuma turasengera ibyifuzo nyuma. Buri wese akirijwe ijye hejuru. Data wa twese wo mu ijuru, Mana uriho kandi urakomeye. Uri Imana y'inyamaboko, uri Imana y'inyambaraga. Data mwiza, mu izina rya Yesu. Dawidi yaravuze ngo ufite amaboko ameze nk'ay'imbogo. Ufite amaboko yo kurwana. Uri Imana ifite amaboko yo kurwana. Uri Imana y'indwanyi. Uri Imana ishobora byose. Uri Imana izi byose. Narakubonye muri 82 nshigaje ibyumweru 2 nkiyahura. Narakubonye muri 88. 92 narakubonye. 94 muri jenoside narakubonye. Uri Imana urakomeye, uriho narakubonye uburyo ukura ku cyavu ukicazanya n'ibikomangoma. Narakubonye uburyo utabara. Narakubonye uhagurutse ibirema biragenda. Narakubonye uhumura impumyi. Narakubonye ukiza abadayimoni bakava mu bantu, abantu bakabohoka bagakira. Uri Imana ya Abrahamu, uri Imana ya Isaka, uri Imana ya Yakobo. Ni wowe wera. Komeza ugira ibyo ubwibutsa Imana. Ongera yibutsa aho mwahuriye. Yibutsa ibyo yakubwiye ikabikora. Yibutse bya bindi yavuganye nawe ikabikora. Yibutse cya gihe yagutabaye. Yibutse cya gihe yakurwaniriye. Orarabaka wawasha, ararabaka wawaisha, orarabararasha, wawakankarabaka. Yibutse ya saha, yibutse wa mwaka,
yibutse rya joro, yibutse ya manywa, yibutse cya gitondo, yibutse cya gicuku. Bivuge Mana yacu, uriho twarakubonye, ntabwo tugushidikanya. Narakubonye uhama amaparufe urubyaro, narakubonye uhatuma ukunda abana, narakubonye uhagurutsa Kamuzinzi mu rusengero rwo mu Rwikubo, narakubonye ukiza umuntu inyonzi Gahogo, narakubonye uzura Kamana, uzura umwana witwa Kamana muri Faisal, narakubonye Mana uri Imana, narakubonye uzura Mukabinama, narakubonye uriho, narakubonye wavuganye nanjye kuzankoresha, kuzabana nanjye, Mwami, kuzanyitangira, kuzampa amaherezo meza. Ndimo ndabibona. Uriho ugaburira impumyi, wowe utunga abadafite shinge na rugero. Uri Imana, uri Imana. Narakubonye cyagihe. Komeza ubivuge, komeza muri uwo mwuka, komeza wibutse, komeza uvuge cyagihe, komeza ubisubiremo. Nibyo wavuze ngeno bisubiremo. Mana ya Abrahamu, wohaye Sara urubyaro, wohaye Hana urubyaro, wohaye Yakobo umugore, wohaye Yakobo imibereho. Wowe uri Imana ihoza amarira, uri Imana ishobora byose, ntuhinduka, ntugira n'igicu cyo guhinduka. Urahemba, ntabwo uri umwambuzi, urahemba. Utwitayeho, uri Imana ishoboye, urashoboye. Haleluya, uri umwizerwa, uravuga bikaba, urategeka bigakomera, uratuzirikana. Mana warakoze. Uriho kandi uruwuriwe, uri ku kazi. Haleluya. Yesu atangiye gukora. Yesu yatangiye gukora. Hari abantu batangiye kubohoka. Yesu yatangiye gutabara. Yesu yatangiye kugira neza abantu. Haleluya. Yesu yatangiye kugira neza abantu. Hari umuntu w'umukozi w'Imana muri iri teraniro, umwe mu bakozi b'Imana, akora n'akazi k'ubucuruzi. Ibintu bye byagendaga nabi cyane, yabonaga imiryango yose ifunze. Imana irambwiye ngo ibimenyetso by'uko imiryango ifungutse uratangira kubibona muri uku kwezi. Uratangira kubona ko ari Imana ivuganye nawe. Impinduka irabaye mu bucuruzi bwawe. Haleluya. Mana yo mwijuru, urakomeye. Mbonye umucyo mwinshi muri iri teraniro, mbonye ukuboko kw'Imana kumanutse gutabara abantu, mbonye ukuboko kw'Imana kumanutse kubohora abantu. Haleluya. Mana data, uri Imana, urashoboye. Ejo wakijije abantu barenga 30 muri iri teraniro. Mwami, wakijije abantu, wakoze ibikomeye. Narakubonye uri Imana. Kugeza n'ubu vuga ngo nonaha Yesu, kora mbibone. Vuga cyane ngo Mwami Yesu, uriho, uri ku kazi, urashoboye. Garagara mu bibazo byanjye. Tugiye gutangira gusenga. Ngiye gutangira gusengera abarwayi. Wowe urwaye rambura ikiganza aho urwaye. Wowe urwaye umutwe gishire kuri uwo mutwe. Wowe ubyimbye amaguru gishire kuri ayo maguru. Wowe urwaye umutima gishire kuri uwo mutima. Wowe urwaye umwijima gishire kuri uwo mwijima. Wowe urwaye igifu gishire kuri icyo gifu. Haleluya. Mana data, Imana iri hano. Imana igiye gutabara abantu. Wowe urwaye paralizi, shira ikiganza kuri aho urwaye. Wowe urwaye umubiri wose, kirambure ku mutwe cyangwa ku mutima. Wowe ufite amatwi atumva, shiramo urutoki. Wowe ufite urwaye umutwe, wowe urwaye umugongo, wowe urwaye urutugu. Twabonye abantu Imana yitabara. Wowe ufite ikibazo cy'urubyaro, wowe ufite kanseri yo mu nda, wowe ufite ikibyimba, ramburaho ikiganza. Imana iriho kandi Yesu ari ku kazi. Haleluya. Tugiye gutangira gusenga. Haleluya. Tugiye gutangira gusenga. Imana igiye gukora ibitangaza bikomeye.
Imana igiye gukora ibitangaza bikomeye. Imana igiye gukora ibitangaza bikomeye. Hari umuntu muri riteraniro amaze iminsi arota inyamaswa imuvugisha. Iyo nyamaswa ikuvugisha mwuka wera namwe ngo nabarozi, ni imyuka y'abarozi bendaga kukwica, kandi rwose igihe cyari kigeze ariko ntacyo kibaye. Urwo rupfu Imana iruvanyeho. Imana iragutabaye. Reka utangire gusenga. Rambura ikiganza hurwaye. Niba waje ugendera ku nkoni cyangwa kuri bekiye, yirambike hasi wiyegamize umuntu mwegeranye. Mana datotwe so mu ijuru, Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, mpagaze muri iri teraniro, ndi umwanzi wa Satani, ndi umwanzi w'abadayimoni bose. Oh haleluya. Ndi umwanzi w'abadayimoni bose, ndi umwanzi w'abadayimoni bose. Ndaca intege imbaraga z'abapfumu, ndaca intege imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'abarozi. Ndambura ubushobozi imikorere y'abarangi, ndambura ubushobozi imikorere y'abayiliminati n'abaframaso. Ndakandagira imbaraga za Satani zose, ndakandagira imbaraga z'umwijima zose. Ndarimbura, ndirukana imyuka mibi, ndafatamira izanyabingi, ndafatamira ibitega, ndafatamira imyuka y'ibitama, ndafatamira izanyaburezi, imyuka y'abashwezi n'abashwekuru, imyuka y'imandwa, imyuka y'amahembe n'ibitega. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mutangire kuvuza induru mw'abadayimoni mwe, mutangire kuvuza induru, mutangire kuvuza induru, mutangire kuboroga, mutangire kuva mu bantu, mutangire gusohoka. Ndabategetse mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, mu izina rya Yesu Kristo uri ku kazi, urarabaka wawasha, orarabararasha wawakankarabaka, wawaidika, orarabararasha. Abadayimoni barimo barahunga. Ndimo ndabona imyuka y'ibiceri, ndimo ndabona imyuka y'ibiceri hunga, ndimo ndabona imyuka y'ibiceri, ndimo ndabona imyuka y'abiceri irimo guhunga. Ndirukana abadayimoni bari mu nda yawe, abo badayimoni bakubyimbye inda, ibyo bintu bihora byigendagenda mu nda yawe. Hari umuntu ibintu byagendagendaga mu nda bivuyemo ntuzongera kubyumva. Mu izina rya Yesu ndirukana imyuka mibi yose. Mw'abadayimoni mwe, mw'abadayimoni mwe, abadayimoni b'amahembe, abadayimoni b'amahembe, ndabategetse mu izina rya Yesu, mutangire kuvuza induru, mutangire kugenda. Myuka mibi, wa myuka miwe, va muri uwo muntu, va muri uwo muntu, genda mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakubita hasi imbaraga za Satani zose, ndakandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose. Ndirukana imyuka ya nyabingi, we nyabingi, we dayimoni wishe nyabingi, we dayimoni wishe nyabingi. Rekura uwo muntu, muvemo, genda, muvemo, sohoka, sohoka mu izina rya Yesu. Dayimoni w'ibitama, imyuka y'ibitama, ndagufatamire, ndagukandagiye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu rifite ubushobozi. Ndakubita hasi imbaraga za Satani zose, ndirukana imyuka y'abadayimoni yose, ndirukana imbaraga zose z'abarozi, ndirukana imbaraga z'abagome, ndirukana imbaraga z'umwijima. Ibyo bagutongereye mbiteje agaciro, ibyo baguteze mu nzira, ibyo bateze aho ukorera, ibyo bateze aho ucururiza, ibyo bateze mu marembo, ibyo baguteze muri biro, mbiteje agaciro. Amarozi wariye ndayanetararije, nyateje agaciro, ntuzongera kubyumva. Ndabona marayika w'Imana agenda muri riteraniro. Ndirukana uburwayi bw'umutwe, dayimoni wihishe inyuma y'uburwayi bw'umutwe, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo, rekura uwo muntu. Dayimoni w'umwingo, dayimoni w'uburagi, amatwi arwaye nakire, amaso atareba arebe, umuntu urwaye ijosi nakire, umuntu urwaye umutwe nakire, urwaye umugongo nabe muzima, uwo bara mu gatuza nakire, uwo bara mu nda nabe muzima. Ndirukana ibibyimba, wakibyimba we genda, ibibyimba byo mu nda, ibibyimba byo ku mubiri mugende. Ndategeka ibisebe gukira. Iyo umuntu urwaye ibisebe bidakira, urwaye igisebe kidakira, bamuzima nonaha mu izina rya Yesu. Kanseri y'inkondo y'amara, mu izina rya Yesu ndagutegetse. Kanseri y'inkondo y'umura genda, kanseri yo mu mara genda, kanseri yo mu maraso genda, kanseri yo mu ibere mu izina rya Yesu. Ndategeka kanseri yo mu ibere, wakibyimba cyo mu ibere we, wabutribwe we, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti genda. Amaguru arwaye nakire, amaboko adahinahine, amaguru adahinahine, inda z'ingumba ntegetse ko zisama. Ndirukana dayimoni w'ubugumba, rekura abagore, abakuru n'abato, rekura abagabo mu izina rya Yesu. Uri Imana ishobora byose. Ndirukana umwuka w'ibihombo, ndirukana umwuka w'ibihombo,
ndirukana abadayimoni b'ibihombo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndarwanya buri mudayimoni wese, ndirukana indwara zose, ndirukana ubumuga bwose, ndakubita hasi imbaraga za Satani zose aho ziva zikagera mu izina rya Yesu. Buri muntu wese nabohoka, ndirukana umwuka wiyise diabete. Wowe dayimoni wiyise diabete, va muri uwo mubiri nonaha, ndagutegetse nonaha, isukari niringanire mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Dayimoni wiyise diabete, genda, genda. Abadayimoni bishe inyuma y'umuvuduko w'amaraso, mugende. Indwara z'ibihaha, mugende. Indwara zo mu nda, izo ku ruhu, mu izina rya Yesu. Ndirukana ibyo binya, ndirukana imyuka irari gusambanya. Abadayimoni baragusambanya, ndabategetse bakuveho, nibakurekure nonaha. Ntabwo uri umugore w'abadayimoni, ntabwo uri umugabo w'abadayimoni. Ndirukana iyo myuka mibi yose. Ibyo banyogokuru bagutongereye, za karande, ibyo abanzi bagutongereye, ndategetse ngo bikuveho nona mu izina rya Yesu. Ndatangaje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ngo buri muntu wese uri muri iri teraniro abe muzima kuva ku mutwe kugera mu bworo bw'ibirenge. Abakobwa bazinze ndabazinguye, urwo ruzingo ndaruciye. Ntangaje ubukwe, ntangaje kurambagizwa, ntangaje kwerekanwa, ntangaje gusabwa no gukobwa no gushingirwa mu izina rya Yesu. Ibyo abarozi bakuvuzeho ndabivuguruje, ibyo abagome bakwifuriza mbihinduye ubusa, imigambi y'inshakura tuyihinduye ubusa mu izina rya Yesu. Ndica imigambi y'abagambanyi, abagambanyi bakugambanira, abirirwa baguhiga, abirirwa bakurwanya, abirirwa bakuvuga uko utari, iminwa yabo ndayifunze mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Nirukanye imyuka y'abarozi, abarozi bose imyuka yabo nyifashe mpiri, nitegetse kugenda kakuvaho. Amagufwa arwaye n'abe mazima, umuntu urwaye imitsi nakire mu izina rya Yesu. Urakoze Mana y'ubushobozi, urakoze Mana y'ububasha. Buri muntu wese narambura amaboko, rambura amaboko, rekura aho wari ufashe, rambura amaboko yawe, simbuka uvuge ngo urakoze Yesu kunyijije, 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 urakoze Yesu kunyijije. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Muri abo baririmbyi baturutse i Rubavu hari umaze iminsi ayishurirwa imva, Imana irambwiye ngo irayisibye. Iyo mva irayisibye, iyo mva irayisibye, irayisibye, irayisibye. Oh haleluya, haleluya. Komera Imana amashyi menshi uvuge ngo urakoze Yesu kunabaye. Tugihagaze buri muntu wese niyiyumve, buri muntu wese niyiyumve, buri muntu wese nagerageza icyo atabashaka gukora. Were kure wo muri kumwe, niba utahaguruka kagerageza uhaguruke, ugerageze gutambuka. Niba ujigendera ku nkoni cyangwa ku kibando, gifata ugishyire hejuru gutya, ugerageze gutambuka. Rambura ukuboko niba utakuramburaga. Buri muntu nagerageza icyo atashobora gukora. Wowe utunamaga, wari urwaye umugongo unama wongere wunamuke. Wowe utahinaga ivi gerageza kurihina. Wowe wari urwaye ikibyimba mwibere, koramo wumve. Wowe ufite inda irimo ibibyimba, koraho wumve. Wari urwaye igisi cyo mu nda, koraho wumve. Buri muntu nakora icyo atashobora gukora, buri muntu nabikore, buri muntu nabikore. Wowe utahumekeraga mu mazuru kubera sinezite, bumba umunwa uhumeke. Wari ufite ugutwi kutumva, fata ukuzima wumve uko kutumvaga kurimo kurumva. Oh haleluya. Nyeganyeza umutwe, hindukira niba utabishoboraga, gerageza ikintu utashoboraga gukora. Buri muntu wese niyiyumve. Umuntu utashobora kugenda nagende, genda ahantu uhagaze, genda tambuka ugende mu izina rya Yesu, tambuka ugende mu izina rya Yesu. Nuzajya ubona hari umuntu urimo gukora ikintu atabashaka gukora iruhande rwawe, ujye ukomera Imana amashyi menshi, ujye ukomera Imana amashyi menshi. Nubona hari umuntu urimo gukora icyo atashobora gukora, oh haleluya. Reba iyo nditonkaga, reba iyo nda yari yahagaze, ikoreho wumve, iri mirongo ubu ngubu. Oh haleluya. Amabere atonsaga agiye konsa. Oh haleluya. Imana ikoze ibitangaza muri iri teraniro. Komere Yesu amashyi n'impundu nyinshi. Mwicare. Umuntu wese wumva icyari igitangaza kimubayeho nona narambura ikiganza. Kawo yisuzumye ukumva hari kibaye, mpinduka yabaye, rambura ikiganza. Barahari babirambuye,
murambura ibiganza abumve umvisha ubutabazi. Hari umuntu wari urwaye ibinya biramurekuye abyumva, agiye kumva ibintu bimeze nk'amazi bimumenetseho, ibinya byose yarafite birashira. Buri muntu wese narambura ikiganza, umuntu umva ari igitangaza Imana imukoreho. Abarambuye ibiganza ni muhaguruke, abarambuye ibiganza ni muhaguruke, abandi mukomere Imana amashyi menshi cyane. Ni nk'abangahe mwari? Ni nk'abangahe abantu bahagurutse? Benshi nyegereranya 15. Dushikana iminota, dushikana umwanya ungana iki? Minota 15. Yego, 15 irahagije. Ndagira ngo abo bantu batambuke hano, buri muntu turamuha amasegonda 20 batambuke hano, babahe mikrofone. Komera Imana amashyi barimo baza, komera Imana amashyi barimo baza. Hari n'abandi barimo gukira, hari n'abandi barimo gukira. Aba barajya kurangiza gushima Imana. Hari n'abandi bakize, hari n'abandi bari butahe bakira. Hari abagore bagiye gusama inda babyare, hari abantu bagiye kubohoka, Imana ibohoye. Wahereze mikrofone, urajya utubwira amazina yawe n'igitangaza Imana igukoreye. Amasegonda 20, izina n'igitangaza Imana igukoreye. Mugire vuba. Yesu nashimwe. Amen. Nitwa Hategekimana Theogene, nabifite ikibazo cy'umutwe namaranye igihe. Wari umara igihe kingana iki? Wari umara igihe kingana iki? Mbere narakizwa buri mwaka mu kwa karindwi waranjya ku buryo n'ishuri narirekaga. None urumva umeze utubu? Wakize. Amahoro kwa amahoro y'Imana bane nawe amashyi kwa Yesu. Genda amahoro, subira mwanya wa amahoro. Undi. Haleluya. Amen. Nitwa Barakomeza Marceline. Nari mfite ikintu cyazaga kikafata hano mu gifu kikamera nk'ikiniga, ariko ubwo umukozi w'Imana yasengaga narutse. Narutse numva kivuye. Deliverance. Imana irakubohoye kandi bizongera kukubaho. Genda amahoro mu izina rya Yesu. Yesu nashimye. Amen. Imana ikuye uburozi mu nda yawe bwinshi, irakubohoye. Amen. Urakoze data, ndagushimye. Nubundi batangiye gusenga natangiranye no kandi uko ibintu byinshi birenduka. Mundange nuvaga hameze nk'urutare, ariko ndumva ndahabohotse. Shimye Imana, ndayishimye mu gihugu cyo mu ijuru, mve ko nyishimye. Amashyi kwa Yesu. Genda amahoro mu izina rya Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndashimye Imana mu mutima wanjye. Amazina yawe